nguhaye ikaze wowe ugiye kubana nanjye mu nkuru yacu y'uyu munsi. Inkuru y'uyu munsi ni ibintu byambayeho ariko Imana yashakaga kunyuramo kugira ngo mbashe kubwira abana bayo, kuko niko yashakaga kuntuma. Reka rero ntagutindiye nkubwire inkuru yambayeho ndetse nkubwire n'icyo Imana yansobanuriyeho nyuma gikwiriye kumvwa n'abana bayo, kuko uyu munsi iyi nkuru yerekeye ku bakirisitu, ku bakiranutsi, wa wundi wumva koko imbere y'Imana ari umwana wayo, wa wundi wireba akavuga ati nta cyaha ndimo, ni ukuri nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyi nkuru uyu munsi ni iyawe. Nshuti mwene data, reka nkubwire rero iyo nkuru y'ibyambayeho ndetse uze kumva n'uburyo nyuma Imana yabinsobanuriye. Noneho nawe uragira wenda icyo umbwira, turagira icyo tuganira muri comment. Hari inshuti mfite mu buzima bwanjye, ni wa muntu tuvugana nkumva nyine namubwira inzozi narose, nkumva namubwira ibyambayeho ku kazi, nkumva namubwira ibyo nawe nabyo mu muhanda, mbese nkumva namubwira buri kimwe cyose. Wa muntu wumva ko agutega amatwi ukumva mbese niba ari ibintu biri kukuremerera ukumva uri bumuruhukireho ariko arampitana nanyuma mbona. Ubwo yagize gutya rero ambana busy, ariko busy ntavuga ngo sinamubonaga, naramubonaga ariko nanone nkamubona ntamubona. Gusa mbibabwire gute, ni ukuvuga ngo twaravuganaga yego, ariko bikaba ari bya bindi wenda wakwandikira umuntu mu buryo bwihuta bitumeze uta amakuru, nizere ko umeze neza, umunsi mwiza, nimugoroba wenda ukamubwira uti yumva noneho ubu rero ntashye bwije, akazi kambanye kenshi, Imana ikurinde. Urumva ko atari ibintu byo kuvuga ngo muri kuganira. Maze ubwo urumva kuri urwo ruhande rwe byari bimeze gutyo, kuko igihe yabaga wenda ari mu kazi nanjye agashobora kubona abandi mu kazi, igihe njyewe wenda ntahembe mu kazi n'undi akaba yaba ari mu kazi, mbese kugira ngo tube twavuga ngo turabonanye turaganiriye bihagije, nkabona bidashoboka. Mu kazi nabwo nkaba mbizi neza ko afite akazi kenshi, mbese ibiganiro byo kuvuga ngo uri bujye kubwira umuntu ngo urazinga ibi n'ibi n'ibi, ukabona n'ibintu bitari bushoboke, kubera ko njyewe n'ubusanzwe mbonye ko umuntu abaye ari busy ntabwo nshobora kuvuga ngo ngiye kumubwira ibyanjye kandi ndi kubona ko ari bunyumve, yego ari bumpe uwo mwanya, ariko mu by'ukuri si cyo gihe, kuko ari kugerageza kumushakamo kandi mu by'ukuri uwo mwanya wenda nawe atawufite uhagije. Ibyo bintu rongewe simbikunde, ntabwo yazategereza igihe azabonekera kugira ngo tubashe kuganira nyine bihagije. Ubwo urabyumva, njyewe noneho natagetingaga muri weekend noneho ya weekend natagetingaga, weekend igiye kugera numva nyine afite nabwo gahunda, hari umuntu wapfushije aragomba kujya gutabara, hari abafite amakwe aragomba gutaha ubukwe, mbese aragenda aba busy koko. Bya bintu byo kuvuga ngo turi bubone tuganire nkumva nyine nta mwanya uhari. Noneho urumva kwandikirana gutyo wenda ukumva wabwira umuntu gahunda zawe se cyangwa iki, biragaragaza ko nyine uri busy. Ariko mu gihe njyewe numvaga ndi bumukenere tukaganira umwanya uhagije, kuri wa muntu dushobora kuvugana kuri telefone tukaba twamara nk'isaha tuvugana, ariko ukabona noneho ntabwo biri bushoboke. Ni message ariko nayo yo kuvuga ati wenda ndi busy, ndi muri ibi bintu byihuse, atari ibintu byo kuvuga ngo ufite umwanya uhagije wo kuganira n'uwo muntu. Maze rero dore cyari gisekeje, njye ku ruhande rwanjye ubuzima nari twamo, nari mfite inkuru pe, nari mfite inkuru ziri kumbana nyinshi, yaba izo mu kazi ho noneho zari ziri kwiyongera umunsi ku wundi zikambana nyinshi, inzozi narose numva nkwiye kumuganiza nkumva nabyo byambanye nyinshi, nkumva ibindi biri kumbaho mu buzima busanzwe mu baturanyi nkumva nabyo byambanye byinshi, nkumva mfite ibintu byinshi byo kumubwira ariko nanone simubone. Bigera aho ngaho mu cyumweru cya kabiri natangiye kumva ntangiye no kwibagirwa ibyo nagombaga kumubwira bya mbere. Byambanye byinshi, ibya mbere nkumva natangiye kubyibagirwa, ntangira kuvuga ariko kunumva noneho nabyo nabyibagiwe. Kandi ikibazo cyanjye nanabyibagirwa simvuge ngo ubwo biratambutse, ahubwo ngasigara mvuga ngo harya n'iki nibagiwe nagombaga kumubwira. Nkumva mu mutwe butangiye kuyaga, butangiye kumbana byinshi, ndavuga ko uyu mukobwa mbanye busy ku buryo noneho ntashobora no kwibuka n'ibyo nagombaga kumubwira, ibyo ntagiye kubyibagirwa bikantisha umutwe ngo mvuga ngo ni ibiki nagombaga kumubwira ntagiye kwibagirwa. Mu gihe nari ndimo mbitekereza gutyo ndi kubyibazaho, numvise ijwi rimbwira ngo uko niko mumereye Uwiteka. Mbese numva ntunguwe, ndavuga niko tumereye Uwiteka. Noneho Uwiteka ahita anshyira mu ishusho ryo kugira ngo ndebe iyo experience nari nyuzemo, kugira ngo mbashe gusobanukirwa neza impamvu ambwiye ngo natwe niko tumumereye. Yahise anyereka ko turi abakirisitu, anyereka ko n'ukuri turi abana bayo pe, itwishimira. Wa muntu uwo ndi kubwira uyu munsi ni umukirisitu, wa muntu wihannye
akatura ibyaha bye akabisiga inyuma, akajya mu murongo wo kumva yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we, akumva atazongera gusubira inyuma, wa muntu wiyumva uyu munsi akavuga ati ni ukuri uyu munsi Uwiteka aje nanjye twajyana, hari ukuntu uba ubyiyumvamo, uwo ni we Imana yantumyeho uyu munsi, niwe nshaka kubwira ibyabaye n'icyo Imana yambwiye ngomba kubwira abana bayo. Aho rero icyo nshaka kuvugaho iryo joro nabwo yahise anyandikira umushuti wanjye, yanyandikiye nijoro avuye mu kazi, bwari bwije pe, anyandikira ambwira ati umva ndananiwe ubu ngeze mu buriri, kandi ndamuzi ko uburiri we n'uburiri ni inshuti pe, yabugezemo ni uguhita asinzira. Ariko urumva kunyandikira gutyo ni nko kuvuga ngo aranyandikiye juste we kumbwira ko wenda yageze mu rugo agiye kuryama se, ariko ntabwo yaranyandikiye byo kuvuga ngo tugiye kuganira. Kandi Imana yari yamaze kumbwira icyo kintu, byaransekeje uwo munsi, nahise nsoma niyo message ye ndaseka, ariko sinanamusubije ko navuga nta kintu ndi bumubwire kuko n'ubundi agiye kuryama, nabashije gusobanukirwa icyo Imana iri kumbwira icyo yantumaga. Ubwo mbese nk'iyo message ya nyuma yari yo gukorotira kugira ngo mbashe kuvuga neza, nsobanure neza icyo Imana yari irimo kumbwira, kuko n'icyampaye icyanyeretse neza koko icyo Imana yashaka kumbwira cyari icyo, ni uko umunsi wakurikiyeho ari mu kazi yampamagaye tubasha kuvugana kandi yari ari mu kazi. Ntatinze mu magambo, reka nkubwire icyo Imana yansobanuriye kuri iyi experience yampaye kunyuramo. Yanyeretse ko ifite abana bayo, nawe urimo, niba kuko wiyumva ukiyumva nk'umukiranutsi, bikubwira babandi Imana ireba ikabona n'abana bayo, weho wiyumva nk'umuntu wakijijwe, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, wihanye icyaha n'igisa nacyo ukaba utanagisubiramo, weho wumva ko kuko n'uyu munsi Uwiteka aje uvuga uti Imana nanjye twajyana, kuko nanze kwiyandurisha iby'iyi si, ubu icyerekezo cyanjye kiri mu ijoro. Uwo niwe Imana iri kubwira uyu munsi. Ikibazo rero Uwiteka dufiteho nuko turi abakiranutsi, ariko ishaka kutuganiriza, kuko nk'uko wagira inshuti, wenda njye nakubwira ngo uwo ni inshuti ifite, ariko ushobora kuba ufite wenda umukopine wumva mwaganira, ukaba ufite umuvandimwe muganira, ukaba ufite umubyeyi muganira, ukaba ufite umwana wumva muganira. Hari abantu benshi baba bafite abo baganira, mukaba mwamarana amasaha abiri kuri telefone muvuga, ntumenye nuko bigenze. Ariko icyo gihe wowe ujya ugiha Imana, ese ujya ufata umwanya ngo umare amasaha abiri usenga, byibura ngo ube imbere y'Imana, Imana nayo ibashe kukubona, ibashe kukuganiriza? Bitekerezeho, kuko icyo ni Imana yanyeretse ko ikeneye ku bana bayo. Icyo yabashije kumbwira ni uko twebwe tuyiha umwanya muto, kandi akenshi iyo tugiye kuyiganiriza usanga dushaka kuyibwira ibyo twe dukeneye, ariko ntituyihe umwanya ngo nayo itubwire. Ugasanga nk'uko nguko nijoro ugiye kuryama urihuse, uravuga ndarushye, ndananiwe, Mana ubane nanjye ijoro, ni ukuri mpe gusinzira neza, umpe ibitotsi biturutse mu ijuru, undinde umwijima, undinde amadayimoni, mbese ukayisaba kuko uzi ko ari Imana koko, ariko uri kwirukanka. Kandi muri cya gihe utangiye kuba imbere yayo, yishimiye kukwakira, yishimiye kukumva, nayo imeze nk'igiye guhita itangira kugirana ibiganiro nawe, ariko igahita ikubura. Aho rero niho yampaye kuviva ibyo nabayemo, kugira ngo inyereke uburyo ibabaye. Mu by'ukuri irababaye pe, irababaye. Uwo ari we wese wabasha kumva kandi akumva ko Imana imukeneye nk'umuntu ishaka kuganiriza, ifite byinshi byo kukubwira ariko ntiri kukubona, ndakwinginga kugira ngo wongere usubire ku bihe byawe. Subira ku bihe byawe byo gusenga, wifata umwanya usenga, ngo utangire gusenga umunota umwe, iminota ibiri, nk'uko nawe wakumva ko wowe washaka kuganiriza wumva udashaka ko aguha umunota umwe ibiri, ahubwo mwajya kuvugana ukumva ushaka kumubwira byinshi, iminota 30, isaha. Nawe fata umwanya usenge n'Imana. Niba wajya kubyuka saa 9 z'ijoro usenga, bisubireho. Niba utanabikoraga bikore, kuko Imana iragukeneye. Kandi impamvu ndahari iri kubivuga ubu ni uko uyu ni umwanya wo kujya imbere y'Imana, hari tugasenga bihagije. Sinzi impamvu yanumye kubivuga gutyo, ariko izi mpamvu kandi iri gutuma ku bana bayo kubakiranutse. Fata umwanya usenge. Niba ugiye kuryama ugiye no gusenga, wiha iminota 2 senga, kuko byimbitse uganire nayo. Mu gitondo byuka kare kugira ngo ubashe kuganira nayo. Igihe wumva ukwiriye guha Imana umwanya ushake muganire, kuko iragukeneye. Rero icyo Imana dushakaho nicyo nk'abakiranutsi, kandi ukuri byari bikwiye ko tubyubahiriza, tukagirana ibihe nabyo. Niba twarabigiraga tukaba twaravuyemo, tubisubireho. Reka ngusomere hano muri Mariko igice cya mbere umurongo waho wa 35 gukomerezaho gato. Haranditse ngo nuko mu museke arabyuka, arasohoka ajya mu butayu asengerayo.
Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo naho kuko ari cyo cyanzanye. Aha ikintu nshatse kuvuga cyerekeranye n'ibingibi nari ndimo mvuga iyi nkuru nari ndi kuvuga ni ikigaragaza ko gusenga bifite icyo Uwiteka akubwira. Ahangaha Yesu yarasenze Imana imubwira aho akwiye kujya kurutaho ababigishwa be bari bamubwiye ngo ngwino aba bantu baragushaka, ahubwo Imana yari imubwiye ngo jya ahangaha kuko noneho niho ukenewe kujya. Undi murongo nashaka ko twaganiraho ni Matayo igice cya 4 umurongo waho wa 1 n'uwa 2, aho Yesu yari amaze gusenga amaze iminsi 40 n'amajoro 40 asenga, maze ajyanwa n'umwuka mu butayu kugira ngo abashe kugeragerezwayo. Maze Satani aramugerageza, ariko Yesu yaramunesheje nubwo yari afite imbaraga nke. Bigaragaza ngo amasengesho agira imbaraga aguha, agira ikintu agukorera mu buzima bwawe. Niyo mpamvu Uwiteka rero ashaka ko tuba imbere yayo tugasenga, kuko ya masengesho tuzasenga wa mwanya tuzabumuha imbere ye bizaduhindura twe nk'abana bayo n'ubundi yishimira. Ntabwo ishaka kubona ko duhangayikishwe n'iby'isi cyangwa hari ibiri kuturwanya, ahubwo irashaka ko tuba imbere yayo muri ya masengesho kugira ngo tubashe kunesha, iduhe imbaraga kuko ntandi tuzazikura kereka turi kumwe nawe. Gusenga hari uburyo bwinshi muri Bibiliya bivugamo, hari imirongo myinshi ishobora kukubwira ko gusenga winjire mu cyumba cyawe wihererane n'Imana yawe usenge. Harandi bikubwira ngo wiyirize ubusa kuko hari amadayimoni amwe akurwaho no kwiyiriza ubusa mu buryo bwose butandukanye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo niba wagiraga ibihe n'Imana, genda wongere ubisubireho kuko niho imbaraga wagiraga zituruka nk'umukiranutsi. Iyo turi kuri iyi si nta kindi cyadufasha kunesha uretse imbaraga Uwiteka aduha, kandi ntandi zizava ni mu masengesho. Subirana ibyo bihe rero niba warabigiraga ukaba warabiveho, kandi niba utanabigiraga ni ukuri bitekerezeho ubijyeho, kuko iyi nkuru ni yawe, ni wowe ubwirwa uyu munsi. Weho umukiranutsi Imana igira ngo ni ukuri mugirane ibihe kandi muganire, kuko niba yantumye uyu munsi kuvuga iri jambo ni uko nibaza ko hari ibona ko unakeneye izo mbaraga, urazikeneye kuko yo irebe twebwe ibyo tutarabona. Nshuti mwene data, iki kibazo rero nibaza ndagira ngo nawe no kuri ikibaze, ese Imana uyitwaraho gute? Uri kwitwaraho gute? Ese uko wabanaga nayo mbere ubu niko muri kubana? Ese ifite umwanya uhagije mu buzima bwawe? Rero iyi nkuru si yanjye njyenyine, ahubwo ni yanjye nawe, kuko Uwiteka yabinyujijemo kugira ngo bikubwire. Menya rero ko igushaka, menya uko wagakwiye kuyigana, mbese uyihe umwanya mu buzima bwawe. Kandi ntabwo ishaka ngo ubyumve uzatangire kubikoresha ejo bundi, ahubwo iravuga ngo tangira uyu munsi, bitekerezeho, ni ukuri nawe ubishyire mu bikorwa. Twaganira kuri iyi nkuru nawe ukambwira uko ubyumva. Uhawe ikaze ugashyira igitekerezo cyawe muri comment, kandi ndagusaba umenyeka kugira ngo ukore like, ukore na share kugira ngo iyi nkuru igere kuri buri wese Imana ishaka ko yageraho, ndetse ukore na subscribe niba utarayikora. Kandi nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.